turakwitabye karamenya gasani kugira ngo dutume aho ushaka. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Nyagasani araduhamagaye kugira ngo adutume aho ashaka. Kuri wa gatatu w'icyumweru cya 14 tariki 12 Nyakanga 2023. Isomo rya mu gitabo cy'intangiriro umutwe 41 umurongo 55 kugeza ku 57, umutwe 42 umurongo 5 kugeza ku 7, n'umurongo 11 kugeza ku 24. Misiri yose imaze kuyogozwa n'inzara, abantu batakira Farawo bamwaka ibyo kurya. Farawo abwira abanyamisiri bose ati, nimusange Yozefu mukore icyo abategetse. Inzara ikwira igihugu cyose. Yozefu niko gukingura ibigega byose yahunitse mu migi, agurisha abanyamisiri ingano. Inzara iranga irakomera cyane mu gihugu cya Misiri. Ariko ibindi bihugu biza bigana Misiri ngo bagure na Yozefu ingano. Koko rero inzara yari yarabaye icyago cyo ku isi hose. Bene Isiraheli bagera rero mu Misiri baje kugura ingano nk'abandi bahashyi, kuko inzara yari ikaze mu gihugu cya Kanahani. Yozefu niwe twaraga igihugu cyose, akaba ari uhahisha abaturage bose. Bene se rero baraza baramuramutsa bubitse umutwe ku butaka. Yozefu abonye bene se arabamenya, ariko abahisha uwo ari we, ababwira abakanika. Nuko abafunga iminsi 3. Ku munsi wa gatatu Yozefu arababwira ati, nimukore uko ngiye kubabwira, mukunde mubeho. Ntinya Imana. Niba muvugisha ukuri, umwe muri mwagumye nari imbohe mu nzu mufungiyemo. Abandi mugende mujyane ingano zo kurengera imiryango yanyu ishonje. Hanyuma muzagarukane muri umuna wanyu w'umuhererezi, kugira ngo tuzagenzure ukuri kw'imvugo yanyu, mutazapfa mugashira. Babigenza batyo, barabwirana bati, nishyano. Twebwe twacumuye kuri muri umuna wacu igihe yari ari mu kaga, yishwe n'agahinda ntitumwumve kandi atwinginga. Nicyo gitume natwe tugwa muri aka kaga. Rubeni niko kubasubiza ati, sinababwiye ngo mwoye guhemukira uwo mwana, ariko mwanze kunyumva, none dore amaraso ye arahowe. Ntibamenye yuko Yozefu ahita yumva ibyo bavugaga, kuko yari yazanye umusemuzi. Yozefu abasigaho, ajya ahiherereye ararira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 33. Uhoraho ineza yawe duhoreho, nk'uko amizero yacu agushingiyeho. Nimusingize Uhoraho umucurange ikembe, mumucurangire inanga y'imirya 10, nimumuririmbire indirimbo nshya, mumucurangire binoze muranguruye amajwi. Uhoraho yaburijemo imigambi y'amahanga, ibitekerezo by'imiryango abihindura ubusa. Nyamara umugambi w'Uhoraho ugumaho iteka ryose, n'ibitekerezo by'umutima we bigahoraho, uko ibihe bigenda biha ibindi. Uhoraho niwe uragira abamwubaha, akita kubiringira impuhwe ze, kugira ngo abakize urupfu, anababesheho mu gihe cy'inzara. Uhoraho ineza yawe duhoreho, nk'uko amizero yacu agushingiyeho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Matayo, umutwe wa 10 umurongo wa 1 kugeza ku wa 7. Muri icyo gihe Yesu ahamagara abigishwa be 12, abaha ububasha bwo kuganza roho mbi no kuzirukana, no gukiza icyitwa indwara n'icyitwa ubumuga cyose. Dore amazina y'izo ntumwa 12. Uwa mbere ni Simoni witwa Petero, na Andereya murumuna we, Yakobo mwene Zebedeyi, na Yohani murumuna we, Filipo na Baritolomayo, Tomasi na Matayo umusoresha, Yakobo mwene Alufeyi na Tadeyo, Simoni w'Ikana na Yuda Isikariyoti, wa wundi wamugambaniye. Abo 12 Yesu abohereza mu butumwa, kandi abihanangiriza agira ati, nimwerekeze mu karere k'abanyamahanga, kandi mwinjire mu migi y'Abanyasamariya, ahubwo musanye intama zazimiye z'umuryango wa Isiraheli. Aho munyura muvuge ko ingoma y'ijuru yegereje. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Aho munyura muvuge ko ingoma y'ijuru yegereje. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Icyita rusange mu bintu byose dukora, ujye ukoma agatima hehe kw'ijuru. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo habaye inama ikomeye cyane y'abayobozi bakomeye, ndetse n'abandi banyacyubahiro bose bakomeye. Dore ko icyo gihugu bubahaga Imana, mbere yo kugira ngo batangire inama bagombaga kubanza gusenga. Nuko ngo rero ikiganiro MC muri uko gutangiza isengesho, ngo aravuga ati, abafite inkweto zitari z'akazi bazikuremo.
nuko abantu bose bagwa mu kantu, abafite inkweto zitari z'akazi bazikuremo maze twubahe Imana. Nuko ngo umuyobozi mukuru rukaze cyane aramusufura aramubwira ati yewe wibeshye, vuga ingofero z'akazi nyaboneka, vuga ingofero z'akazi. Nuko ngo arongera MC arongera ati abafite inkweto zitari z'akazi bazikuremo kubaha Imana. Ngo uko bari bateranye aho ngaho ngo nta numwe wakuyemo inkweto, ahubwo banze inama yararangiye MC koko bamushyizemo amapingu bagiye kumufunga. Kubera iki? Aho kuvuga ingofero z'akazi we avuze ngo inkweto z'akazi, abafite inkweto zitari z'akazi bazikuremo. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Ubusanzwe tugendeye ku itegeko Imana yahaye Musa, ati Musa kuramo inkweto zawe kuko hano ugiye kwigera n'ahantu hatagatifu. Natwe rero twegereye Imana ahantu hatagatifu. Ubundi izitari inkweto z'akazi twagombye kuzikuramo nyine nk'ikimenyetso cyo kwiyoroshya, nk'ikimenyetso cy'ibintu twari dufite tugiye kwigomwa maze twegera Imana uko bikwiye. Muri aka kanya ngiye kubarangira urukweto rw'akazi tugomba guhozamo kugira ngo twegere Imana, kugira ngo dukore akazi uko bikwiye. Urukweto rw'akazi ntagomba gukuramo. Urwo rukweto rw'akazi mu Kristo muvandimwe, ndizera ko nawe watangiye kurishishozaho, rwitwa izina. Izina ntagomba gukuramo igihe cyose ngiye gusenga, igihe cyose ndi mu kazi, igihe cyose ndi mu nzira. Izina ry'akazi turaza kureba izina ry'akazi ryari ryo. Nuko rero uzi ko wese afite urukweto rutari rw'akazi aba rukuramo. Nuko rero tugumishemo inkweto z'akazi kugira ngo kuko dukora akazi, dukora imirimo y'Imana. Ahangaha twitabye Yesu Karame uri kuduhamagara kugira ngo dutume. Witwaze rero urukweto rw'akazi kugira ngo kuko ushobore gutambagira muri iyo nzira Yesu agiye kudutumamo. Umunyarwanda ati so nta kwanga akwita nabi. Undi ati izina niwe muntu. Bakristo bavandimwe, uko biri kose ko turi hano ku isi nta n'umwe udafite izina, ariko uzi kwibaza ese ni izina ry'akazi cyangwa ni izina ry'amafiyeri mfite? Nubwo bakwita kiburazina riba ryarangije kuba izina naryo kiburazina nyine. Rero tubifashijwe n'amasomo y'uyu munsi tujya kuzirikana ku gaciro cy'izina. Iryo zina ry'akazi utagomba gukuramo. Burya izina ni incamake y'ubuzima bwawe. Izina ribumbye ubutumwa uba ufite. Tugerera guhuza amazina yacu n'ubutumwa dufite, ya mazina y'akazi nyine tutagomba gukuramo. Izina n'akazi byawe cyangwa izina n'ubutumwa bwawe niba bidahura, ikibazo kiri hehe? Ese ikibazo cyaba kiri ku Mana, ku babyeyi bakwise izina, cyangwa ikibazo cyaba kiri kuri wowe udakora neza ubutumwa bwawe, udakora neza akazi kawe, wakuye mu izina ry'akazi, wakuye mu rukweto rw'akazi kandi bitemewe? Ibaze naho koko umunyacyubahiro ukomeye afite ingofero yahaye y'akazi akayikuramo, cyangwa afite urukweto yahaye rw'akazi akarukuramo. None se ubwo wakora akazi ute? Kandi iyo ngofero ako kazi aribyo biguhesha ubwo bubasha. Tukazirikana hanga muri amasomo ko no mu kuduha inshingano, mu kuduha imirimo, mu kuduha ubutumwa, Imana iduhamagara amazina yacu, amazina yatwise. Kuko nyine izina niwe muntu. Iyo bavuze nk'umuntu bita Yosefu ngo twabizikanye mu gitabo cy'intangiriro isomo rya mbere, Yosefu ni ijambo ry'igihebureyi Yosef, qui signifie il augmentera, il ajoutera, on fera croître. Imana izazamura abantu, Imana izakuza abantu, Imana izarengeza abantu barengera bajye hejuru, izabavana ahantu habi bajyana heza. Ni nk'uko nyine izarokora abantu bayo ikabaramira, ikabagira neza, ikabafasha bagatera imbere. Iyo uvuze izina rya Yosefu uhita wumva umuntu w'umunyangamugayo, umuntu w'indahemuka, mbese nka Yosefu umugabo wa Bikira Mariya, cyangwa Yosefu umuhungu wa Yakobo nyine, umunyakigega wa Misiri, kugeza n'ubwo Farawo nirinze kuvuga n'ubugome bwe cyangwa koko n'igitugu cye n'icyo cyubahiro cye n'ubwo bwema bwe, nawe atinyuka akavuga Yosefu mu izina amurangira abanyamisiri ati nimusange Yosefu mukora icyo abategetse. Amen. Cyagiye koko hari igihe cy'inzara, Yosefu ari umunyakigega nyine mu Misiri. Ibaze naho umuntu bita Farawo n'ubwema bwe agakora reference kwa Yosefu ati ni mu musange. Nuko nyine amaze kumenya ku gaciro kiriyo izina rya Yosefu, iryo zina rye ariko ko rigahura neza n'ubutumwa bwe bwo kuzamura Abayisiraheli, bwo kurabira Abayisiraheli ndetse n'Abanyamisiri, kubakiza, kubazahura, kubakura mu bukene, kubakura mu nzara. Ni koko izina rye rigahura n'ubutumwa akora. Mu Kristo muvandimwe, niba ufite izina ritari ry'akazi rikuremo. Ni nabyo muri ibyo Zaburi yarimbye umunsi ati uhoraho ineza yawe duhoreho nk'uko amizero yacu agushingiyeho. Amen. Guhoraho n'imigisha y'Imana. Kubera iki? Izina ry'Imana koko ni izina koko ritanga umugisha, ni izina koko rizamura abantu, ni izina rikiza. No mu ivanjiri uyu munsi turasabwa nanone gukuramo inkweto itari y'akazi, tugafata inkweto y'akazi ari ryo zina koko.
tukumva Yezu uhuza izina ndetse n'ubutumwa. Izina n'ubutumwa n'imagirane birahuye, byombi birajyana. Tujya tuzirikana mu ivanjiri uburyo Yezu yari afite ikivunge cy'abantu yigishaga, bari bari imbere ye, bari bamukurikiye. Muri abo rero yatoyemo abigishwa 72 abatuma mu butumwa, abatuma 2 muri abo nanone yatoyemo intumwa 12, ari uyu munsi yamaga mu mazina yabo intumwa 12 ngo abaha ubutumwa. Izina bikangana nyine ubutumwa, akabatuma mu ntama zazimiye z'umuryango wa Isiraheli. Iyi vanjiri gahura nanone n'iri somo rya mbere, aho Yosefu nanone nubwo ari mu Misiri, ariko ubutumwa bwo ko nubwo kurambira abayisiraheli, Imana koko izamunyuraho mu kujya neza umuryango wayo. Ngaha Yezu Kristo koko aturangiye natwe mu ntama zazimiye, bishatse kuvuga batagira adresse, babandi koko batazwi, babandi badafite amazina, kugira ngo bahabwe amazina y'Imana, bamenywe n'Imana. Yezu akabikunyuzaho, nanjye akabinyuzaho, kugira ngo dusange aho bose bababaye. Tubabwira iki? Ubutumwa nta bundi, ingoma y'Imana iregereje. Ngubu ubutumwa bwo gukiza, ubutumwa bwo kuzahura abantu, ubutumwa bwo kugira abandi neza, tukabereka ko ingoma y'Imana koko ituri hafi. Yezu Kristo ari muri twebwe. Bakristo bavandimwe, nguko twese abantu ku isi Imana iduhamagarira ubutungane, iduhamagarira umukiro. Gukira rero nta kundi ni ukugana ijuru, niwo mukiro nyakuri, ingoma y'ijuru. Twese dufite amazina rusange, ariko Imana ntibura uburyo ikugira umwihariko wawe, yiguha izina ikaguhamagara mu izina ryawe. Nuko rero Imana imaze kuguha izina rigahura ndetse n'ubutumwa bwawe, ibikwereka uburyo ugomba gukoresha iryo zina kugira ngo uzagere ku muhamagaro rusange, umuhamagaro w'ubutagatifu, uhere ku umuhamagaro w'umwihariko wahawe muri iryo zina ryawe. Ese mukristo muvandimwe, ni kangahe ujya usuzugura izina? Ni kangahe witwa izina ariko ntube koko ukora ubutumwa bw'iryo zina? Nawe rero urasabwa gukuramo urukweto rutari urw'akazi. Izina ni incamake y'ubuzima bwawe, izina ni incamake y'ubutumwa bwawe. Niyo mpamvu koko nta muntu n'umwe ugira fotokopi. Twese amazina yacu ni original, buri wese koko afite umwihariko we. Bamwe rero bagira amazina ashobora kubimisha umugati, kimwe nuko nyine abandi bafite amazina ashobora kubahisha umugati. Ariko ikingenzi mu Kristo muvandimwe, nuko Yezu Kristo nyine yaduhaye umugati, cyagihe agira ate, cyagihe aguha izina, akuguha ku izina rye, izina rya batisimu, kugira ngo nawe ugire uruhare ku bugingo bw'iteka. Mu Kristo muvandimwe, aho ngaho urukweto rw'akazi uracyarufite. Aho navuga izina rya batisimu, ryandi koko ridufasha gukorera Imana, bityo tukazinjira mu ngoma y'ijuru koko dutwaye iki? Iryo zina. Iryo zina rya batisimu wa mubyeyi we. Yezu Kristo aduha agaciro igihe aduhamagara mu izina, agira ngo wakomeze ubutumwa bwacu dukora, akomeza dutume, kandi koko iyo tugiye mu butumwa bwa Yezu Kristo koko turahirwa tukamererwa neza, bidutegurira nanone ingoma y'ijuru. Kuko izina niwe muntu, izina bingana ubutumwa. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu gihugu kimwe ngo habaye intambara, bari guhiga abantu. Nuko barakomeza barahiga, cyane cyane ariko ngo bahigaga abategetsi bakomeye kugira ngo koko babice. Nuko umunsi umwe ngo abategetsi bakomeye bose n'abandi benshi cyane baza guhunga. Nuko bageze ahantu bagombaga kwambukira, n'ubwato bwagombaga kubambutsa, maze umusare ngo abatumaho, abo bose bari bari aho ngaho nyine mu kibuga biteguye kugira ngo bambuke. Nuko wa musare amera nka kurya Yosefu nyine abwiye bene se ati, nimukore uko ngiye kubabwira maze mukunde mubeho. Maze umusare arabakemera arababwira ati, umva, nimufate ibyapa mwese mwandikeho izina Kadogo, bityo ubwato bwaba Kadogo nibuza mwese muzamura ibyapa byanyu, muhite mwinjira muri ubwo bwato, ubundi mwambuke murahita murokoka. Ngaho nabatekereza uburyo abanyacyubahiro bateraniye aha ngaha bagiye kwishyiraho iki gisebo ngo biyandikeho ba Kadogo. Nuko buri wese koko afata icyapa yandikaho izina aza kwambukiraho. Nuko ngo haza gusigara umunyacyubahiro umwe ngo atera agatoki hejuru abaza umusare ati, none se mwana wanjye, namaze imyaka 12 ndi depite, 12 nanone maze nari ndi ministre, nabaye honorable igihe kirekire, sinshobora kwakira igisebo mwana wanjye. Ubu se nigera hakurya bya izina ryanjye ndarigumana bya honorable nyakubahwa. Nuko ngo wa mutegetsi we ngo ucyapa cyari yanditseho nyakubahwa honorable, yakomeje kugundira icyo cyubahiro nyine kugira ngo akomeze ayobore, akomeze iryo zina koko ry'abanyacyubahiro. Umusara ngo aramubwira ati, umva rero muyobozi nyakubahwa, urabutegereje ubwato bw'abanyakubahwa, ubwo nibuza nibwo nawe uza kwambuka. Mu gihe kivuga ibyo ubwato wawe uraje bwaba Kadogo,
utwaye icyapa cyitwa akadogo akinjira muri bwa bwato, barinjira. Nuko rero wa munyacyubahiro ukomeye cyane we agumana cya cyapa cye cya honorable, nyakubahwa, ategereje bwa bwato, ubwato bw'abanyakubahwa. Nuko rero abandi koko barambuka, barokoka batyo bagera ku nkombe, bakadogo koko barambuka. Naho undi nawe ategereje ubwato bw'abanyakubahwa ba honorable kugira ngo ko nawe aza kwambuka mu banyacyubahiro ubundi arokoke. Yewe ubanza igitero cyaraje koko kigahita kimufatanya na cya cyapa, ati noneho tugiye twakubona, turakubonye, ni wowe twashakaga. Abandi mu gihe biyambukiye, honorable, nyakubahwa. Na n'ubu koko wasanga nawe ugitegereje ubwato bw'abanyakubahwa ngo kugira ngo wambuke muri banyakubahwa. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Ngo kuko ba Yosefu batuburira ati nimukore icyo mbabwiye mukunde mubeho, twebwe rero tugafunga umutwe. Nguko intumwa z'Imana zituburira ati nyaboneka nimukore ibyo ngiye kubabwira mukunde mubeho. Twebwe rero twafunga umutwe, tugafungira umutwe ku mazina yacu, ku byubahiro byacu, bikaza kurangira koko tutarokotse, bikaza kurangira koko batwishe, dupfuye nabi. Gupfa nabi ni ukutabona Imana, gupfa nabi ni ukwanga kwambuka muri bakadogo. Ngiryo ryo zina rizaturanga. Izina ry'icyubahiro nta rindi, c'est le nom de service, ni izina koko ryo gukora. Urwo ni rwo rukweto tutagomba kuvanamo. Mukristo muvandimwe, nawe niba ushaka kurokoka, niba ushaka gukira, emera iryo zina rya kadogo, emera iryo zina ry'ubucakara, emera iryo zina koko nk'irya Yesu Kristo, we utaraje kugaragirwa, ahubwo yaje kuba umugaragu wacu kugira ngo abe incungu ya twese. Ngo kuko Yesu Kristo koko afata izina serviteur, umucakara, kadogo, kugira ngo twambutse, bityo abamukurikiye nabo koko bagomba kwambara iryo zina, bagomba koza mu iryo zina, bagomba gufata icyo cyapa cy'abakadogo kugira ngo kuko ugira ute wambuke, maze koko nibwo uzakora Yesu Kristo. Izina niwe muntu. Ngo kuko abantu benshi tuzahera ku muryango w'ijuru. Kubera iki? Twanze gufata icyapa cy'ubugaragu, twanze gufata icyapa cy'abakadogo. Umurimo w'umukristo w'ibanze no gusingiza Nyagasani, no gukuza Imana, no gupfukamira Imana, no gusenga, no gukorera Imana. Ako kandi umukristo muvandimwe, gukorera Imana nicyo kitubeshejeho hano ku isi. Bityo koko bigashushanya umurimo ukomeye cyane w'abamarayika, gusingiza Imana, gukorera Imana. Ibyo nibyo tuzakora turi mu ijuru koko. Umukristo muvandimwe, ese izina ryawe ry'umukristo wahawe rirahura neza n'ubutumwa bwawe? Reba neza amazina wagiye wishyiriraho n'andi bagiye gushyiriraho. Ati nyakubahwa. Ese nyakubahwa koko uzi ko rizinjira mu bwato? Uzi ko rizakwambutsa iryo zina rya nyakubahwa? Hari abantu benshi hano ku isi, iyo utabise ba nyakubahwa, umva serivisi wari ugiye gusaba ntabwo baba bacyongeye kuyiguha. Rero abantu bamwe kuri iyi si nabo bize amayeri, ati nyakubahwa muyobozi, nyakubahwa. Uzi ko hasanga hari n'abapadiri ngo waba utamwise nyakubahwa, ngo akaba atasoma misa, akaba atakora ubutumwa, ngo kubera iki? Ngo wihagiye gushyiraho akazina ke. Nibwo uzasanga koko abantu benshi twataye ubutumwa, abantu benshi tugikora ubutumwa bwacu, ngo kubera iki? Ngo ntibanyise nyakubahwa padiri. Mbega we, kuri iyo foto naze gukora ubutumwa, ngo kubera ko batanyise nyakubahwa. Ese koko ako kanyakubahwa niko kazanyambutsa mu ijuru? Uze gutekereza ku mazina wihaye, amazina wanze kurekura, kubera ngo amazina y'icyubahiro. Padiri, frere basere, wasaga naho hari amazina y'icyubahiro ufite, ngo batayakwita Rusizi ntiyambukwe, ukarakara ukabisha, n'ibindi byinshi cyane, ntube yakongera gutanga serivisi ngo kubera ko ngo hari izina batakwise. Amazina yacu. Uzi ko udafite urukweto rw'akazi, rukuremo umukristo muvandimwe. Niba koko utwo tuzina tw'abanyacyubahiro ariko ukomeje kurambirizaho, ubutumwa bwawe bwose bukaba ari uguharanira icyubahiro gusa, aho ngaho nta mwanya ufite mu bwami bw'ijuru. Iyi ngoma y'ijuru iregereje mukristo muvandimwe. None se ibyo byubahiro byawe nibyo uzatwara? Akamuhanga avuze ati uzi ko twese ndaho ujya mu ijuru ahagaze, twese tugenda turi hasi, turambije, tunyura mu mva, tunyura mu rupfu. Nk'uko bamwe bazasigara banze gushyiraho nyakubahwa, banze gushyiraho honorable, bikaza kurangira cya cyapa utagitwaye, bikaza kurangira koko uri kurindagira ku nkombe mu gihe bakadogo batangiye kwambuka bigendeye. Uyu munsi mukristo muvandimwe, urebe amazina witwa, urebe amazina wihaye, urebe amazina y'icyubahiro yose ufite. Ushatse wayarindimura muri aka kanya, kuko na Yesu Kristo
Yesu umukiza, iryo zina rye yanyuze hehe? Yanyuze ku musaraba. Ni ukubanza kubabara, ni ugukora cyane. Umukozi, gukora cyane niryo zina koko riruta ayandi yose. Izina wawe na Nyagasani, izina ry'akazi. Mu gusoza hari ibintu bitatu ugomba kumenya ku izina ryawe. Mbere na mbere uzamenye igisobanuro cy'izina ryawe. Ubwa kabiri uzamenye uwo wisunze, icyo yakoze, navuga izina rya Gikristo. Icya nyuma uzahuze izina ryawe nyine n'ubutumwa ufite, bigufasha ko gukorera Nyagasani wemye wishimye muri ubu buzima turi hano ku isi, kwitegura ijuru. Urukweto rw'akazi mu Kristo muvandimwe. Uzi ko adafite urukweto rw'akazi, narukuremo maze twubahe Imana. Izina ryawe ry'akazi ni irihe? Aho munyura muvuge ko ingoma y'ijuru yegereje. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.